Hoseya ibice 6 umurongo waho wa mbere haravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Haleluya. Uwiteka niwe wari utumye iyo nzara twica, ni nawe watumye yuko twiga icyo dushatse. Umukozi w'ikuzimu ninde? Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe. Haleluya. Haleluya. Tugiye kureba ijambo riri muri Yohana ibice 9 umurongo waho wa 9. Haravuga ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ninjye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati njya Isirowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Haleluya. Ubwo uzabona ibitangaza byawe byakugezeho, abantu bazatangira bayoberwa uwo ari we, batangire banoshane mbese uriya niwe. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe uzatinyuka ubabwire uti ni njyewe, kuko uzaba ugiye guhesha ishema uwabikoze, uzababwira ati ni njyewe. Haleluya. Kugira ngo uheshe ishema Imana yabikoze, uzababwira ati ni njye. Bazatangara bumirwe. Haleluya. Gira amatsiko yo kugira yo kureba icyo gitangaza Imana igiye kugukorera. Tujye mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 14. Haravuga ngo amenya ijwi rya Petero ibinezaneza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga niwe koko barumirwa. Haleluya. Ubwo ibitangaza byawe bizaba bije, ibinezaneza byawe kuko ibitangaza bizaba bigeze ku muryango, ibinezaneza bizakwica unanirwe gufungura, usubire inyuma ubabwira yuko ibitangaza byawe byaje. Kuko abanzi bawe bo n'ubundi bahora bagupinga, bazagupinga bakubwira ati urasaze. Haleluya. Batangire kukubwira ko ari abazimu bagukoreyemo. Haleluya. Ariko wowe kuko uzaba ubonye ko ari ibitangaza Imana yohereje, uzahamye yuko ari koko. Haleluya. Gumya kwizera rero, ugume ku mwami. Haleluya. Bazatangira bagupingapinge, ariko nawe ugumye uhamye ukuri koko. Haleluya. Ugende nimukingura mubone ibitangaza byawe bumirwe. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo bazumirwa. Ubwo bazabona ibitangaza byawe, ubwo bazabona Imana yagukoreye igitangaza kivugira, ubwo igitangaza cyawe kizaba kivugira, uzumirwa. Haleluya. Ubwo uzaba wakize indwara, batangira ati ntago wayikize, ariko nibabona ko wayikize bazumirwa. Haleluya. Ubwo uzaba wasimbutse urupfu, nibamenya ko barusimbutse bazumirwa. Jye mu Efeso ibice 5 umurongo wa 15. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Nuko mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko nimukaba bapfu, ahubwo mweke umwami wacu ashaka. Haleluya.
irinde cyane uko ugenda udasanga hashidutse waguye mu bagambanyi, udasanga hashidutse wagenze mu barozi, udasanga mbese uri kugambanira igihugu wavukiyemo. Haleluya. Irinde udasanga wagiye mu bujura. Haleluya. Wirinde cyane uko ugenda umenye nabo ugendana nawe, ugende nk'umunyabwenge, ugende nk'umuntu watojwe muri Yesu. Haleluya. Ugendere muri Yesu, umenye icyo umwami wacu ashaka. Wirinde kumenya icyo biri inyuma bishaka, ahubwo umenye icyo umwami wacu ashaka. Haleluya. Irinde kumenya yuko umugabo wawe wenda yagukubise, ahubwo umenye icyo umwami wacu ashaka. Haleluya. Irinde kumenya ngo ugiye kuburara, ahubwo umenye icyo umwami wacu ashaka. Igihe kimwe twebwe twagiye mu masengesho, tuyavuyemo twiyakiriza imyembe y'ibitokwa. Imyembe y'ibitokwa twari tuyikuye ahantu, ariko ubwo ngubwo twamaze kurya imyembe y'ibitokwa twongera twisubiza andi masengesho y'agahato. Ay'agahato ni ukuvuga ko nyine ubabuze icyo urya ukayakora utabishaka. Haleluya. Ubundi murumuna wanjye we icyo gihe turya imyembe yaravuze ati ngenda ataha umwembe wanjye, awutaze hashize umuntu ataravuga wa mwembe urahiye, ajya kuwureba avuga ati nubwo udahengeye kuwurya, arawurya. Ariko ubwo bwarakeye mama ajya ahantu ntitwamenya aho agiye, tugiye tubona azanye umushogoro. Twumva turishimye kuri twebwe kuko nyine twari twabuze ibyo turya, tubona umushogoro urahageze turawurya, twumva kuri twe mbese bibaye nk'umuceri. Haleluya. Kuko nyine twari twabuze ibyo turya, kuri twebwe byari bimeze neza. Twarawuriye ntacyo kurisha, twawuriye wonyine, ariko twumva turiye neza. Ubwo ngubwo nibwo twatangiye kuva mu bikene. Ubu ngubu turi kurya umuceri, icyo dushaka mbese cyose kikaba kirahageze. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo rero irinde uko ugenda. Ntabwo twigeze tugendana n'abakobanyi cyangwa ngo tugendane n'abajura ngo tujye kwiba natwe. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo irinde uko ugenda. Haleluya. Ujya wirinda uko ugenda, umenye icyo umwami wacu ashaka, ntumenye icyo abari inyuma bashaka. Ntumenye ngo kanaka yavuze ibi, ahubwo umenye icyo umwami wacu ashaka. Bwira mugenzi wawe ngo irinde uko ugenda. Hoseya ibice 6 umurongo waho wa mbere haravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Haleluya. Uwiteka niwe wari utumye iyo nzara twica, ni nawe watumye yuko utugira icyo dushatse. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo Imana niyo yabiteka, ari nayo izatuma bigenda. Haleluya. Imana niyo itera ubukene, ni nayo itera ubukire. Haleluya. Imana niyo itera kutagira imodoka, ni nayo itera kuyigira. Haleluya. Imana niyo itera gushonja kandi ni nayo itera guhaga. Haleluya. Imana niyo itera kwambara ubusa kandi ni nayo itera kwambara. Haleluya. Imana byose niyo ibitera. Bwira mugenzi wawe ngo irinde uko ugenda, umenye icyo umwami wacu ashaka. Haleluya. Ayo yari amagambo y'Imana.